mwiganaga umuzamu amakuru ni meza meze neza karibu rero tugende mu rugo Mabuja ni mwebwe nzajya ndarira twebwe Mabuja uri mu biki se uri mu biki Mabuja urabizi nubwo mutazajya mumpemba njyewe kurarira igipangu nkarara inyuma y'igipangu cyarimo umugore w'ikizungerezi nkawe nta kintu byabintwaye amashengo yawe ni ukuri Mabuja ukuntu uri mwiza ntabwo waba ufite akazi kabi uriya n'akazi kawe ni keza ariko ushobora kuba ugira amagambo menshi oya ntabwo ari menshi ni makeya uravuga ukavuga n'ibitari ngombwa niko oya ntabwo ari intuzi ibyo urumva ari ngombwa koko umva komanga muri kiriya gipangu baragufungurira sibyo urugero honda ni urwaso wahonze gakeye se ni urwaso n'ibikingura ariko nkabona banakwirukanye ubundi buri muzamu nyabaki umuntu akomanga iminota 65 yabuze umuntu umukingurira kundeba se birakubwiye ko hano dufasha abantu mumeze nk'amwe ariko sha wazana inkoni nkagukubita no Nimu Roger naje mu kazi taha babwe akazi kakunaniye mafiyera menga taha ubu ngubu uje nizeye mu nshinga ntahe iwanyu nyurumva akazi kakunaniye uje kunsimbura cyane ku kazi cyane ntago beranye no kurarira uramugoro usakuriye mubonyeho umukuye ahubwo ahantu ni heza waraje ruza mu kazi uraza urateta ukajya wirirwa uryunywa inshingano zirakunanira zo kurarira urugo none barakwirukanye naje akazi kubu nawe gakeniramo umuryango sohoka ariko abanyarwanda kukimugira amashyari ndakubwiye ngo sohoka kazi none ngo ningende sohoka bakwirukanye nta kazi kari ahangaha nawe ujya gushaka kandi ahubwo cyari ntabwo ari ryiza sohoka ntabwo ngushaka mu muhabo ahubwo sohoka nawe bitaraba nabi nakare se ubone urashaka ko tubonana tubonane cyane urashaka giye mbonane nawe erega nge nakoze amafunzo ngiye nubwo ubona ndi umuzamu gutya jya amaye n'imbunda nayirashisha wize amashuri angahe ubuzamu amasomo y'igihe tuba twakoze amafunzo urumva wafunzo kugira ngo naje ahubwo ndavuze ngo gira gute genda mbasha haze kundeba komeza kureba nk'icyo ntazi sohokeramo hano nta kazi dutanga sohoka hano mutanga akazi we nande bakwirukanye waje kunsimbura ariko ugenda usimbure hanze gusimbure hanze se oya ntabwo nitwa Sheri ngiye nitwa Nimu Roger niwe mbwiye birangiye nkure no kudeta y'umugore rero umugore nakudeta n'umugore wa muntwaye wantwaye akazi ko mbona mureba nawe mwarakaye byagenze mbariza icyo ntazi cyanteye kirimo kiraza kizana ibibazo ibiki byose ngo yaje kunyirukana ku kazi none se ni boss Yesu ni boss ufite ubwenge neza uruzuye neza mu mutwe yego nduzuye ubona se kari tayari nduzuye nyine boss kumvikana none nakwirukanye sohoka oya nyine oya buretse ku myaka yawe ntabwo upfa kuvuga igifaransa cyangwa ikinyabupfura ku myaka yawe nta afite ikinyabupfura gikeya ntanashobotse nta n'akazi yashobora uyu nguyu nyine boss ikintu ubara nende kukwereka haje n'igisambo ukuntu nahita nyine mbikora naho ntabwo nari nkomeje da ntabwo ale
nukuri halewe buriya wari uri kugaragaza ko uzi gufata igisambo ugahera kuri shobuja ko nta nubwo nakumenye niko ukoze ibiki ko nyine nubwo ari databuja nawe asa nk'abazamu Jesus is Lord. nta soni ufite isoni oya hano harimo imyenda yanjye gusa ubwonko bwawe burakora neza mu mutwe ntabwo mbizi ntabwo narebyemo ariko kuva ngenda byose nanambara imyenda bigakunda burakora ntabwo umuzamu ashobora gutanga akazi rero umuzamu ntabwo ashobora guha kandi akazi umuzamu wowe wigendera ihangane subiza ukuntu abakozi bamera nta handi twazakura ubundi ibyo abazamu baranabuze ahantu hose umuntu usuzuguye umugabo agasuzuguro ko afite katuzengurutse umuryango wose ihangane buriya ntabwo yari yakumenya nyine kumushatse mwama akazi ko akazi karabuze nasa akazi muza kugasabisha ikinyabupfura gike ikinyabupfura nyine ngodore ikinyabupfura ndagifite ugikuye kivuye nyine nakibagiwe wakibagiwe nako ndakibutse noneho ndakibutse ndase ubundi ubwo waba ushaka amafaranga angahe amafaranga ureba ugeze amafaranga ko turahaguruka tukaganira nk'abagabo reka da duse tunganya agaciro oya nyine ndacyari umuzamu ngewe uracyari boss nawe uracyari mabuja nawe rero sheri ibintu uzanzanira hano sinzi ibyo ari byo uyu koko ihanga none se uragira ngo undi mukure hehe suzi ko abakozi bakunda kugira ibiganiro ngaho uvuga amafaranga ikintu cya mbere y'amafaranga ni ukujya mungaburira mu gitondo nyine saa sita nimugoroba reka hanyuma kandi ngahaga burage ntaze ntabwo nabasha kurinda neza reba ndi suku byara se databuja kandi buriya ngo songa na shobuja hanyuma mukajya mumemba nombise nkane ku kwezi kuba diplome zingahe uri kugaragaza ese kurara ijoro bisaba diplome hari icyongereza kiba mu ijoro cyangwa igifaransa ngo ushaka ngahe icyakoze uwari urahangana muhembaga ibihumbi 30 ibyo kuvuga ngo kurya kunywa n'ibiki byose byo gushaka ngo imigati buri gitondo ngo saa sita ngo na nimugoroba ngo kurya gatatu nk'ibinini wandikiwe na muganga ntabwo genda muganga igishoboka ni kimwe ni 30 ukajya ujya kwirwa aho ntazi wajya gukora ubuyede ubundi ukagusa kurarira hangaha 30 oya 30 Tawa mubanze basi munyeke ibikoresho mufite ndebe ibintu nzararira uko buriya nta kindi dufite inzu ebyiri tukagira inzu nini ngiyi ukagira na annexe aho uzararira sibyo na mabuja cyozo urumva ne se ko ufite amagambo menshi oya ndayajyanye ntabwo nyamara iki kigabo ntabwo kiri kugenzwa n'akantu kamwe oya ntabwo nongera kuvuga uyu murebe namukoye nka zanyu 8 nani mene ngira umurebe nawe ibyo mutangira gukina mugakina kumbe uzaba shobuja nyine oya ariko ntacyo ngaho basi 30 urayemera ni inzu nini imodoka nta kindi oya ntacyo boss umvaje imyenda yanjye nge nakore kanifashe we niwaye kanifashe mbanze ndebe nyine ku bintu nararira yegendere barabona kabisa kumembe 30 bura mushatse mwana byihorera ubora umufite suko n'imodoka ukirimo radio nzima tubora umufite kabisa nge nubwo kumemba mutanyi mwabyihorera ntimuzajye mumemba mbonye inzu igipangu cyanyu kirimo amaboro menshi kwezi kwa yagushange nkihemba kandi akazi kagakomeza akagenda neza so urashaka kwihemba nge najya nihemba nta kibazo gose umushahara namwe mujye mu nashakaga umuzamu ntabwo nashaka igisambo ibyo natwiba none donc rero uje kwiba kumbi byaranyuje kwiba Siko numvaga nyine muri kumbwira ngo amafaranga ndi kubaca ni menshi nkaho ntayo mufite ndavuga ati wasanga ndamufite ikibazo cy'ubukene terekanya basigire hanyuma nge nihemba udukoresho tutarengeje amafaranga niba ushaka akazi gabanya ibigambo
amagambo ariko nayihoreye ntabwo ndi kuvuga. Ibikoresho ukeneye ni ibi. Radio mu modoka ari ukwezi kwa mbere nayijyana. Yako mbonye no mu gikarere mu tuntu twinshi. Mu kazi k'ubuzamu ibikoresho ukeneye ni ibi. Ibikoresho nkeneye ikintu cya mbere murama matora. Matora yo kugira ite? Bose burangiye. Umuzamu arashaka matora. Bose barangengira ibitotsi cyane. Ijoro ripfa kugwa saa 2 z'ijoro saa 3 mba nsinziriye kandi urumva nta hantu ntago waryama kuyisima. Urashaka matora. Okay, urashaka matora. Igikoresho cya mbere cy'umuzamu ushaka ni matera. Mu mena supanete hano nashobora kwa imibu. Nshaka nyine imibu itazajya niki. Icya kabiri ni supanete. Icya gatatu inuze itoroshe. Itoroshe gukora iki? Bose ahantu rero mutuye nabonye ibintu by'amabonye kurumva ntago namenyera neza nk'ibisambo bishobora kuza kwiba kandi ngira ubwoba nyine ku buryo namurika nkabona inzira ncamo nirukanka ngenda munga. Uhunga iki gisambo? Donc uri umuzamu uzahunga igisambo. Igitoroshe niyo kureba ahantu uzajya ukandagira kugira ngo ngende nyine bitamfata. Ese uri umuzamu cyangwa uri indabyo imbere y'igipangu? Oya ndumwe se simwasa akazi kizamuze mu mayi. Nino mwana nubwo uragahabwa. Ariko nyine baramura boss baranyereka n'ahantu nyine ku cyumba cya uraramo. Urashaka n'icyumba ndaramo? Nyine hari ukuntu nyine urabizi nawe ibintu byo hanze umuntu w'umugabo urabizi. Ariko ubundi imbere musanzwe muziranye wowe nawe? Musanzwe muziranye? Kuko ndumva uri kurengera noneho. Oya nyine ikintu kinshakira icyumba cyo nagari. Uragishakira iki? Uragishakira iki? Icyumba nyine uraramo ndashaka ko nyine ukinyereka ku buryo nk'ubungu baje nk'abajura cyangwa numva mfite nk'ubute nyine nagize nk'ubute. Saa ukuntu saa 5 rwose imibi ishobora kuduhira kuri supanete ngakanguka. Nyirabura niwe mugabo we mu rugo nyine nkajya nzakubyutsa tukarara twiganirira kugira ngo nyine irungu ndishire. Nashaka nzaza kumara irungu jewe. Uzajya umpemba iki se umunsi waje kumara irungu? Uko nguheze suri boss nyine. Unsohore hanze kandi. Nyine tukonese ngiye ko nzajya marasi ndi umuntu boss. Urashaka kunsohora hanze? None se ubona ngushakiye iki? Ugiye nsohoke hanze ndarane hanze nawe. Ese boss ufite ubwoba se madawaro uzi kugira umugabo w'umunyabwoba bigeza aha. Umuntu w'umugabo utinya imibu. No umunyabwoba nta boss ukuri nako nuko ufite amafaranga ariko ubundi ubwoba bwo. Umva nimba uje gutukana. Oya nge na ibitutu n'amagambo nayihore Mabuja mu makazi. Amagambo nayihoreye. Natanze akazi kenshi ariko ako ngiye gutanga ariko noneho karagoye. Rega boss burushatse rega we wigira ubwabo bw'ibisambo buri ibisambo ntago bikibaho. Ngiye mwikaritse ibisambo byose byo baganda bizi. Bisize muri gereza barabifunga. Muraziranye? Waranafunzwe. Uje uvuye muri gereza? Warafunzwe. Nyine. Ubizi ute saho ibyo bisambo bizi ute? Nyine narafunzwe ariko ndafunguwe nge nisubiyeho. Cha nkubwire kankubwire wa mugabo we. Neze kutamwita. Harimo ikibazo gikomeye. Ese birakureba. Harimo ikibazo gikomeye. Ku telefone y'isoni umuntu arayitaba. Nikireka ahubwo kireka yenda niba afite nk'amabanga guhisha. Rero ikigaragara cyo. Hari gihe umva Mabuja. Hari gihe yenda mubarire kubivuga ariko buri umugabo ugira ubwabo kwitaba telefone ari kumwe n'umugore we nta kabuza mucinya. Amagambo nayihoreye. Amagambo nacecetse ahubwo nyine ndi kuvuga nyine ibisambo byo bose nugira ubwoba ibisambo barabifunze ngiye byose mbisize muri gereza. Urafunguwe nawe. Ariko nge nisubiye. Nyine nagiye gusaba ahantu akazi hanyuma umubosi arakanyima mukubita itafari baramfunga. Nicyo wamukuriye cyane. Oya nukurerega wowe n'umuntu mwizerega nukuri akazi ni keza nukuri kose ndakaguhaye rwose uzagenda urinze urinde ahantu hose. Yarapfuye se? Yarapfuye. Bamukubise itafari arapfa. Oya akazi ndakaguhaye nukuri kose n'umuntu mwizerega bwanjye nagushinishaga kugira ngo rwose nukuri kose niba yarapfuye nukuri kose nagukinishaga umbabarire rwose akazi genda ugahora gatangira ryari. N'ibyo bikoresho byose ukeneye ndabiguha.